Yesu Kristo ashimwe. Dukomeje dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya Ezira. Uyu munsi turakomeza dusoma ibice 4, ibice 5 n'ibice 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abanzi bashaka kubabuza. Bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenyamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli urusengero, bahera ko begera Zerubabeli n'abatware b'amazu ya ba sekuruza, baramubwira bati, nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Esarihadoni umwami wa Ashuri, watuzamuye akatuzana hano. Ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu ya ba sekuruza b'Abisiraheli barabasubiza bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli nk'uko Kuro umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Maze abantu bo mu gihugu batera Abayuda gucika intege mu iyubaka, barabarushya, bagurira bo guhimba inama zo kubabuza gusohoza ibyo bagambiriye. Biba bityo igihe Kuro umwami w'Ubuperesi yamaze ku ngoma, bageza ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi akijya kwima, barandika barega abaturage b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu. Ku ngoma ya Ritazeruzi, Bishiramu na Mitiredati na Taberi na bagenzi babo bandi bandikiye Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi urwandiko rwanditswe mu nyuguti z'Abasiriya no mu rurimi rwabo. Rehumu umutware w'intebe, Yashimushayi umwanditsi bandikira Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi bandikira umwami Aritazeruzi urwandiko barega ab'i Yerusalemu bati, Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo bandi b'Abadinayi n'Abafarisataki n'Abataruperi n'Abafarisiti n'Abareki n'Abanyababuloni n'Abashushanki n'Abadehayi n'Abanyeramu n'ayandi mahanga yose umutware mukuru w'icyubahiro Osinapari yambukije, akabatuza mu mudugudu w'i Samariya no mu kindi gihugu cyo hakurya y'uruzi n'ibindi nk'ibyo. Abanzi bandikira umwami babarega. Aya magambo niyo yakurikije ayo mu rwandiko boherereje umwami Aritazeruzi bati, twebwe abagaragu bawe bo hakurya y'uruzi n'ibindi, Nyagasani umenye yuko ba Bayuda bavuye aho uri bakaza bakadusanga i Yerusalemu. Ubu ngubu barubaka umudugudu mubi w'igomero, kandi dore bujuje inkike, bamaze gusana urufatiro. None Nyagasani umenye yuko uwo mudugudu niwubakwa inkike zawo zikuzura, ntibazatanga umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro, nuko iherezo ryabyo abami bazatubirwa. None rero kuko dutunzwe n'ibwami, ntitube twabona umwami asuzugurwa, nicyo cyatumye dutuma ku mwami tukabimumenyesha, kugira ngo bashake mu gitabo cyibutsa ibyabaye ku ngoma ya ba sogokuruza. Nuko uzabisanga muri icyo gitabo cyo kwibutsa, umenye yuko uwo mudugudu ari umudugudu ujya ugoma, ugatubya abami n'ibihugu byabo, ukabibagandishiriza mu bihe bya kera, ndetse nicyo cyatumye uwo mudugudu usenywa. Turaburira umwami yuko uwo mudugudu niwubakwa inkike zawo zikuzura, nta mugabane uzagira hakurya y'uruzi. Umwami ategeka ko baba baretse kubaka. Maze umwami yoherereza Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo bandi babaga i Samariya no mu bindi bihugu byo hakurya y'uruzi urwandiko. Arabasubiza ati, amahoro n'ibindi. Urwandiko mwatwoherereje barudusomeye imbere neza.
ntegeka yuko bashaka kandi basanga uwo mudugudu mu bihe bya kera waragomeraga abami koko. Ubugome n'ubugande byabonekaga muri wo, kandi ngo habagamo abami bakomeye cyane bategekaga i Yerusalemu n'igihugu cyose cyo hakurya y'uruzi, kandi ngo bahabwaga umusoro n'ihoro n'ikoro. Nuko rero nimushyireho itegeko kugira ngo abo bagabo barekeraho uwo mudugudu we kubakwa kugeza aho ubwanjye nzabyitegekera, kandi mwirinde mwe gutenguha muri ibyo, kugira ngo ikibi kidakura abami bagatubirwa. Nuko bamaze gusomera urwandiko rw'umwami Aritazeruzi imbere ya Rehemu na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo, baherako bahaguruka vuba bajya i Yerusalemu aho abayuda bari bari, bababuza kubaka ku maboko no ku gahato. Nuko umurimo w'inzu y'Imana iri i Yerusalemu bawurekeraho kugeza mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Igice cya 5. Abahanuzi babatera umwete bongera kubaka. Nuko abahanuzi Hagayi na Zekariya mwene Ido bahanurira abayuda bari i Buyuda n'i Yerusalemu. Babahanuriraga mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Bukeye Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli ahagurukana na Yeshuwa mwene Yosadaki batangira kubaka inzu y'Imana iri i Yerusalemu, bari kumwe n'abahanuzi b'Imana babafashaga. Muri iyo minsi haza Tetanayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi na Shetaribozenayi na bagenzi babo baza aho bari barababaza bati, ninde wabahaye itegeko ngo mwubake iyi nzu ngo mwuzuze n'iyi nkike? Kandi barababaza bati, abagabo bubaka iyi nzu bitwa bande? Ariko amaso y'Imana yabo aba ku batware b'Abayuda ntibababuza kubaka, mu gihe batumye kuri Dariyo kugeza ubwo igisubizo cyaje mu rwandiko rw'ibyo. Aya magambo niyakurikije ayo mu rwandiko rwanditswe na Tetanayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi na Shetaribozenayi na bagenzi babo b'Abafarisaki bari hakurya y'uruzi, bakarwoherereza umwami Dariyo. Abanzi bongera kwandikira umwami, bamwoherereza urwandiko rwanditswe gutya ngo, ku mwami Dariyo, nimuhorane amahoro masa. Nyagasani, umenye ko twagiye mu gihugu cy'Ubuyuda ku nzu y'Imana nkuru yubakwa n'amabuye manini kandi yomekwaho ibiti ku nsika zayo. Iyo myubakire irakomeza kujya imbere, irubakitse, bafite umwete. None twabajije abo bakuru tuti, ninde wabahaye itegeko ngo mwubake iyi nzu ngo mwuzuze n'iyi nkike? Kandi twababajije n'amazina yabo kugira ngo tuyakubwire, kandi ngo twandike n'amazina y'abagabo babatwara. Nuko baradusubiza bati, turi abagaragu b'Imana nyir'ijuru n'isi, kandi turubaka inzu yari yubatswe kera hashize imyaka myinshi, iyo umwami wa Isiraheli mukuru yubatse akayuzuza. Ariko hanyuma ba sogokuruza barakaje Imana nyir'ijuru, ibagabiza Nebukadinezari umukaludaya umwami w'i Babuloni, asenya iyi nzu, ajyana abantu ho iminyago i Babuloni. Ariko mu mwaka wa 1 wa Kuro umwami w'i Babuloni, uwo mwami yategetse itegeko y'uko iyi nzu y'Imana yubakwa, ndetse n'ibikoreshwa byo mu nzu y'Imana n'iby'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, akabijyana mu ngoro y'i Babuloni. Umwami Kuro abikura mu ngoro y'i Babuloni, babiha umuntu witwa Sheshibasari, uwo yari yagize igisonga cye. Aramubwira ati, jyana ibi bintu ugende ubishyire mu rusengero rw'i Yerusalemu, inzu y'Imana yubakwe mu kibanza cyayo. Bukeye Sheshibasari uwo araza ashinga imfatiro z'inzu y'Imana i Yerusalemu. Nuko rero uhereye icyo gihe ukageza ubu iracyubakwa kandi ntiruzura. Nuko umwami nabyemera bashake mu nzu y'ububiko bw'umwami i Babuloni, barebe yuko bitameze nk'uko umwami Kuro yategetse itegeko ryo kubaka iyi nzu y'Imana i Yerusalemu, maze umwami abidutegekere uko ashaka.
igice cya 6. Dariyo ahamya itegeko rya Kuro. Nuko umwami Dariyo ategeka yuko bashaka mu nzu ibikwamo ibitabo by'ibyabaye ahabikwaga ibintu by'igiciro i Babuloni. Babona umuzingo w'igitabo ahitwa Akimeta mu rugo rw'ibwami mu gihugu cy'Ubumedi. Uwo muzingo wari urwibutso wanditswemo utya ngo: mu mwaka wa mbere wo ku ngoma y'umwami Kuro, umwami Kuro ategeka itegeko ry'iby'inzu y'Imana y'i Yerusalemu ngo yubakwe, ariho hantu batambira ibitambo, kandi imfatiro zayo bazishinge zihame, uburebure bwayo bw'igihagararo bibe mikono 60 n'ubugari bwayo bube mikono 60. Bayubakisha amabuye manini, impushya 3 n'uruhushya rw'ibiti bishya, kandi ibyo bazatanga kuri yo bizakurwe mu nzu y'umwami, kandi n'ibikoreshwa byo mu nzu y'Imana by'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu akabizana i Babuloni, babisubizeyo babijyane mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ikintu cyose gisubire mu cyimbo cyacyo, ubishyire mu nzu y'Imana. None rero Tatenayi, wowe gisonga cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi banyu b'Abafarisaki bo hakurya y'uruzi, muhitarure, mureke umurimo w'iyo nzu y'Imana ukorwe. Igisonga cy'Abayuda n'abakuru babo mubareke abe ari bo bubaka iyo nzu y'Imana mu kibanza cyayo. Kandi ntegetse itegeko ry'ibyo kubakisha iyo nzu y'Imana. Mukwiye gukorera abakuru b'Abayuda, mwende ku bintu by'umwami n'ibyo musoro wabo hakurya y'uruzi. Mugire umwete cyane wo guha abo bagabo ibizatangwa, kugira ngo be kuzagira ikibabuza gukora. Kandi n'ibyo bazakena nk'ibimasa n'amasekurume y'intama n'abana b'intama byo gutambaho ibitambo byoswa by'Imana nyir'ijuru, n'ingano n'umunyu na vino n'amavuta, ibyo abatambyi b'i Yerusalemu bazashaka bajya babihabwa uko bukeye, ntibagasibe, kugira ngo bazajye batambira Imana nyir'ijuru ibitambo by'umubabwe uhumura neza, kandi basabire umwami n'abahungu be kurama. Kandi nciye iteka, umuntu wese uzahindura iri tegeko bazakura inkingi mu nzu ye, bayishinge, bamuterure, bayimuhambireho, kandi inzu ye bayigire icyavu bamuhoye ibyo. Kandi Imana yabahesheje izina ryayo nineshe abami bose n'amahanga yose n'abazaca mu itegeko ryanjye, bakaramburira amaboko yabo ngo basenye iyo nzu y'Imana y'i Yerusalemu. Nge Dariyo ntegetse iryo tegeko risohozwe n'umwete wose. Urusengero rwuzura barutaha baziririza Pasika. Mbega ibintu biryoshye. Hanyuma Tetanayi, igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi babo bumvise iby'umwami Dariyo yabatumyeho, babisohoresha umwete mwinshi. Nuko abakuru b'Abayuda barubaka, babibashishwa no guhanura kwa Hagayi umuhanuzi na Zekariya mwene Ido. Barayubaka iruzura nk'uko itegeko ry'Imana ya Isiraheli ryari riri, kandi no ku itegeko rya Kuro na Dariyo na Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi. Iyo nzu yuzura ku munsi wa 3 w'ukwezi kwa Adari ko mu mwaka wa 6 wo ku ngoma y'umwami Dariyo. Maze Abisiraheli n'abatambyi n'Abalewi n'abandi bavuye mu bunyage bagira umunsi w'ibirori wo gutaha iyo nzu y'Imana banezerewe. Ubwo batahaga iyo nzu y'Imana, batambye inka 100 n'amasekurume y'intama 200 n'abana b'intama 400, kandi batambira Abisiraheli bose amasekurume y'ihene 12 uko umubare w'imiryango y'Abisiraheli wari uri, aba igitambo cyo gukuraho ibyaha. Bashyiraho abatambyi uko imigabane yabo ikurikirana, n'Abalewi bajya mu bihe byabo ngo bakorere Imana iri i Yerusalemu nk'uko byanditswe mu gitabo cya Mose. Maze abavukiye mu bunyage baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere, kuko abatambyi n'Abalewi bari biyereje hamwe, bose bari baboneye.
Haleluya. Nuko babikira umwana w'intama wa Pasika kubwo abavukiye mu bunyage bose no kubwa bene wabo nabo ubwabo. Nuko Abisiraheli bari bagarutse bavuye mu bunyage, n'abantu bose bari bitandukanije n'ingeso mbi z'abapagani bo muri icyo gihugu, bagafatanya n'Abisiraheli ngo bashakane Uwiteka Imana y'Abisiraheli, barasangira. Baziririza iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuwe banezerewe, kuko Uwiteka yabanejeje kandi yahinduye umutima w'umwami wa Ashuri akabagarukira, kandi akabatwerera amaboko yo gukora umurimo w'inzu y'Imana, ariyo Mana ya Isiraheli. Imana rero ihabwe icyubahiro kandi Imana ibahe umugisha. Mukomeze mugire weekend nziza. Iki gitabo kiraryoshye, mbakumbuje gukomeza gusoma Bibiliya.